burya ngo irizaba imbuto ntirimungwa. Uyu niyo Bosco, uko byagenda kose Imana yabanyuze muri humye imukorera ubukwe. Uyu nguyu niyo Bosco kuva mu bwana bwe ni umuntu waranzwe n'ibihe bibi, ariko kandi buriya nta igihe kijya kigera rimwe na rimwe Imana igahindura paje. Igihe cyarageze rero niyo Bosco turamumenya, ariko kandi niyo Bosco yahuye n'ibigeragezo byinshi. Uyu niyo Bosco ni umuntu wavukanye ubumuga bwo kutabona. Mu bigeragezo yahuye nabyo harimo yuko yagiye yatakwa n'abantu bagiye batandukanye bavuga ngo arabona, ariko kandi Bosco uyu nguyu afite impano. Ntabwo ibyo ngibyo twakwirirwa tubijyaho impaka, yaciye impaka. Ariko kandi murabyibuka ibyabaye hagati ye n'uyu nguyu Irene. Ariko kandi buriya Imana ni Imana. Wari uzi yuko niyo Bosco Imana yamukoreye ubukwe bw'igitangaza? Disi buriya Theo niwe waririmbye ngo Imana nigutabara ngo bose bazaza. Imana nigutabara bose bazaza bavuge ngo twaranagusabiye. Mu bukwe bwe bose bari baje. Uyu musore witwa Prince komeje kubabaza abantu benshi bagiye batandukanye. Uyu musore yaje kubagwa muri iki gikamyo cya hoho ku myaka mikeya rwose. Yari ari kumwe n'umutandiboyi we, ariko ikintu cyaje kuba gitangaza abantu muri iyi mpanuka, abantu baje birukanka bahurura bavuga ngo bose bapfuye. Tandiboyi bagiye kumva aravuze ngo hoya ngo ndi muzima. Baramubaza ngo ese ngo uri hehe, uri mu ntebe cyangwa uri hehe? Aravuga ngo ndi kwa shoferi. Iyi mpanuka rero yari mbi cyane, yari iteye ubwoba. Ariko kandi ikaze nanone bakunzi ba Nebero Nshya. Reka tubonereho umugisha, tubonereho umwanya wo gusabira umugisha buri muntu wese wakoze subscribe hano kuri Nebero Nshya. Rwose warakoze, yego. Reka tubonereho kandi n'umwanya wo kwifuriza buri muntu wese igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo cyuzuyemo ibyiza. Iyo tuvuze ngo igitondo cyiza tuba tuzi ibyo tuvuze. Hari n'abantu bagira igitondo kibi, hari n'abantu kandi baka kanya bafite igitondo kibi. Reka tubihanganishe. Yego, ejo ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 twagiye kujya tubona ubukwe bwa niyo Bosco. Uyu niyo Bosco buriya ngirizaba imbuto ntirimungwa, ngo yewe ngo ayandi ngajya mungwa ryo ngo rigasigara. Uyu niyo Bosco ni urugero rwiza rw'uko Imana ijya ikora ibitandukanye n'iby'abantu bibwira. Uyu niyo Bosco yavukanye ubumuga bwo kutabona, ariko kandi abantu bakaba bazi yuko nyine ari kuriya nyine. Ariko kandi Imana nyuma yo kuvukana ubumuga bwo kutabona
yaje kugenda imukorera ibitangaza bigiye bitandukanye. Igitangaza cya mbere, uyu niyo Bosco Imana yamuhaye impano idasanzwe. Nibaza yuko ibyo ngibyo ntawabishidikanyaho, si ibintu twajyaho impaka, kubera yuko uyu niyo Bosco yaciye impaka. aba umuhanzi mwiza, ni umuririmbyi mwiza, nyuma aza gukorana n'uyu nguyu M Irene amumanaginga, ariko kandi amakuru nyuma yaho aza kumenyekana yuko mu bikorwa akora inyungu akuramo ari hafi ya ntaza, ahubwo zigira mu mufuka w'undi muntu. Tuza kumva amakuru yuko yatandukanye nawe, kandi na nyir'ubwite M Irene cyangwa se uyu niyo Bosco nawe yarabihamije yuko arabihamya yuko batandukanye. Nyuma yaho uri kumva ko yaratangiye urundi rugendo rwo kwikorana. Yego, mu bindi bigeragezo uyu niyo Bosco yagiye ahura nabyo, uyu niyo Bosco yagiye ashinjwa ko ngo abeshya yuko ngatabona kandi ngo arabona. Abantu bagira yabo, ariko kandi ejo ku itariki nyuma y'ibyo byose, ko byagenda kose buriya umuntu arakunda kandi akanakundwa. Uyu niyo Bosco yaje kuba abenguka kandi nawe arabengukwa, aza kwisanga mu rukundo. Ejo rero ku itariki ya 17 yakoze ubukwe, mariage, arasaba, aranakwa, byose na reception byose biraba, no gusezerana imbere y'Imana nabyo biraba. Gusezerana mu mategeko byo byari byarabaye mbere. Ejo muri ubwo bukwe buriya umuhanzi umwe niwe waririmbye ngo umunsi Imana yakwibutse ngo aho utuye ngo bazabimenya. Niyo Bosco ubukwe bwe bwahuruje imbaga, memu n'abagiye bamutera imijugujugu mu bihe bigiye bitandukanye, sibyo tugiye kuba tugarukaho cyane, nabo bari babutashye. Bwari burimo ibyamamare bigiye bitandukanye, aba ba M Irene bari bahari, Philipita nawe yari aharamuha inka, hari ba Bruce Melody, hari ibyamamare bigiye bitandukanye, hari abahanzi, hari abanyamakuru, hari aba influencer, hari ingeri zigiye zitandukanye. Icyo si cyo ngiye kuba mvugaho niyo Bosco yagize ubukwe cyane, si cyo ngiye kuba ntindaho cyane. Icyakurikiyeho rero nyuma y'ubwo bukwe, nabonye abantu bakoze inkuru bagiye batandukanye, inkuru zo kunengwa, inkuru zo kugawa cyane, inkuru zitari fresh. Buriya nibaza yuko buriya niba ukunda gusebanya, nibaza yuko hari rimwe na rimwe hari ibintu tuba dukwiriye kutinjiramo. Nabonye abantu bari gukora inkuru bavuga ngo niyo Bosco ngo ntabwo uriya mugore ngo yasazana nawe, urugo rwe batangira kuruha igihe. Nagiye mbona ingo z'aba influencer bagiye batandukanye zigenda zihabwa igihe, cyane cyane urugo rwahawe igihe ni urugo rw'uwitwa Yaka. Urugo kandi ubu nanone ngo ruri guhabwa igihe gitoya ni urugo rwa Nzovu.
bishatse kuvuga ngo urugo rwa Niyo Bosco ruri kugereranywa n'urwa Yaka cyangwa se n'urwa Nzovu, ariko siko bimeze. Niyo Bosco afite uburyo yabayeho, afite uko yarezwe, uwo bashakanye afite uko yabayeho, afite uko yarezwe. Nibaza yuko abantu badakwiriye kugira ibintu bahuza. Nibaza yuko kuba Niyo Bosco yaba afite ubumuga bwo kutabona, kuba atabona si bivuze yuko amaso ye si bivuze ko umutima we utabona, si bivuze yuko adashoboye ibindi byose. Kandi buriya Umunyarwanda yaravuze ngo nta mwiza wabuze inenge na nyirahuku igira amabinga. N'uyu mugore we cyangwa se uyu bashakanye nawe ntago yabura inenge afite. Kandi buriya hari urukundo rwihanganira byose. Nibaza yuko uyu mugore washakanye nawe yamushatse abizi, kandi na Niyo Bosco nawe inenge y'uyu mugore we yamushatse ayizi kandi yizeye ko azanayihanganira. Icyo mbona rero ni bya bindi ngo ubuze icyo agaye inka baravuga ngo reba igicebe cyayo. Ikindi kandi icyo mba mbona ni uko Imana iyo yakoze igitangaza, nibaza yuko ibi ngibi ari abadayimoni baba bari guhwihwisa. Iyindi nkuru rero ikomeje kugenda ibabaza abantu ni inkuru y'uyu musore witwa Prince waje kubagwa muri iyi mpanuka, ikomeje kugenda igarukwaho n'abantu bagiye batandukanye bavuga ati yo apfuye akiri mutoya. Iyi mpanuka uyu musore yari atwaye iki kimodoka cya hoho, ariko izi modoka za hoho zikomeje kugenda zica impaka ku bijyanye n'impanuka cyangwa se mu gukora impanuka. Igihe cyashize hari abantu bamwe na bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga ntajyaga nirirwa mbona basaba yuko ngo iki kinyabiziga cyakurwa mu binyabiziga bikorera hano kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Ko nibaza yuko bitakunda. Nibaza yuko nubwo benda hari ibibi zikora, hari n'ibyiza zikora. Njya nzibona mu mihanda, hari uburyo, hari n'ibyiza zikora. Uyu musore rero yari atwaye iki kimodoka cya hoho, atwaye umucanga ajya mu Bugesera. Ageze rero muri iki gice kimanuka ajya mu Bugesera, amakuru avuga yuko ngo yaje kuba abura feri kandi ageze ahantu habi kandi hamanuka. Ikimodoka yagerageje kurwana nacyo, ariko ikimodoka birangira kigiye kirishinga, igice cy'imbere cyita kishinga, igice cy'inyuma kireba hejuru. Ako kanya shoferi wari uyitwaye yahise yitaba Imana. Ikintu rero cyaje kuba gitangaza abantu baje birukanka bahurura bavuga ngo bose barapfuye, bose barashize. Ariko bagiye kumva bumva Tandiboyi ari kuvuga ngo hoya, ngo ndiho, ngo ndi hano. Abaje gutabara rero bakavuga ati se uri hehe? Uri mu ntebe, uri hehe? Akavuga ngo hoya, ngo ndi kwa shoferi. Bagerageza rero gukora ubutabazi kubera ko yari yishinze. Byabaye ngombwa yuko bayikurura. Mu kuyikurura ariko iki kimodoka cyagiye kigukandira shoferi, kiramukanda kweri. N'uyu Mutandiboyi nawe ibyuma byari byaje bifata mu maguru,
biba ngombwa kugira ngo amaguru ave muri ibi byuma byabaye ngombwa yuko babikata. Urumva nta cyahise gikurikiraho rero, shoferi yahise ajyanwa muri moruge. Tandiboyi ubu ngubu ari mu bitaro. Prince yari akiri mutoya, yari afite byinshi byo gukora. Reka rero twihanganisha umuryango we, kandi reka tubwire Tandiboyi, tumubwire ngo pole sana, tumubwire ngo urwara ubukira, twihanganisha n'abakoranaga n'uyu nguyu Prince. So mwakoze kubana nanjye rero muri izi nkuru zigiye zitandukanye, kandi wowe utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye tubana no mu zindi nkuru. Imana ibahe umugisha.